avuga rero dusabe umugore mwiza ntabwo nge nkunda abashyitsi cyo kuzi yabaza bakansahurira urugo dore amavuta mwayamaze sukura amavuta ari guhenda bari ifiriti bakubise fanta ebyiri ubwo se niba hora bagusura gutya bagusura buri munsi ibyo bintu bizava kamwana ngo ntabwo ukwiye ngo kugera ibiryo ubundi ngo niba wahashye uba ugomba kureka ngo umugore ngo agateka ngo ntabwo uba ugomba kumukontora ku nkono ngewe buriya niyo dusaba atetse agiye gukaranga nk'ibiryo mba ndi kureba ku mavuta yego ndavuga ati reka gukoresha amavuta menshi amavuta arahenda uziko wenda tuvuge gukaranga imvange y'abantu babiri ntabwo bari imvange nyinshi ubwo wakoresha amavuta angana gutya wowe se ateka hari umubwira ayo ni menshi ayo ni make ntabwo ni menshi reka gushyiramo amavuta menshi mugomba gushyiramo utuvuta dukeya amavuta regara nahe ejo bundi mperutse gutaha sanga hatekeye abashyitsi ifiriti naheruka kurya ifiriti tambwira gute abashyitsi baza hano bakarya ifiriti n'inyama ibyo nabyo nzovu yarabimbwiye naheruka kurya ifiriti bimeze bityo ariko umushyitsi akurisha imbuto umushyitsi ni umuntu wo kubahwa umushyitsi ntabwo azaguma aho ngaho ugomba kumuha byiza akigendera kandi umushyitsi azana umugisha ibyo ni bya byamahane muri iyi minsi uri kwiyiba ngo aho uri kugenda aho umuceri uteretse ukaviduraho muke ukajya kugurisha uzi ko unyibukije hari abagabo kera bagabuze agacupa agacunga umugore adahayanye nko guhinga akadaha nk'ibiro nka 2 by'ibishyimbo akaba ari inyabije akaba ari inyabije ku kabari wowe ibintu wabyadukanye uteye yaka kandi umbeshye umusaza cyakora no kuvugagura ntabwo abeshya wowe n'icyakora bwo nuko wenda tamika ibanga nazangiza bikwibariza ngewe ibyo bintu byambaye ariko avuga ati noneho dufite umuceri dufite akawunga ariko nta burisho buhari batereka mfate ibiro 2 ngende mbigurishe n'inkura y'5 igihumbi kiragura imboga 500 nanjye nk'icupa ry'urubaho basugurisha nde uje uragenda kugusha muri butike uti mu nyihoro y'umuceri ubwo se umuceri rindi utawugu nyine ugiye kugura umuceri buri kintu cyerekeye ntabwo wajyanye ibiro 6 ibeshya nagari 2 kandi ikiro kibusha nko kuri 500 wowe ikiro tara na ibisi bino boy bano borandaka sheno ya pasamanasi tolinga kabino for petro labino bobo sana Amerika bobo sana katsa Kongo bobo yoka kalingala bosala kolanda biso bosala biso pe subscribe bosala pe comment bosala pe bilo abashe ya wana tosangisa video na biso yango netina siko tango news tolinga topisa biso topisa bino bilo wa moto bilo penza to solola topisa mpe ba ide yango netina bomona biso bikolo nyonso awa na chaîne oyo ya pasamanasi na pesi bino mbote pela linga bino fort coup de chapeau bakunji reka ukoresha amasaha 42 uvugira ingara burya birashoboka ko wakoresha urwo rurimi mu buzima bwa buri munsi uya buriya n'abaruzi burangiye muye n'abantu baruzi murazungumuza ururimi dukoresha bana ariko ranakubereye uretse n'ururimi hano ukuntu pronounce kuva nijwe uburyo uryinjiramo kumva koko hari hakurya arahabaye pe uya burara abantu duhura rwose ubu natangiye no kuryibagira ese ari ringara n'igiswahili hakomereye iringara n'igiswahili kuri wowe hakomereye iringara buriya riroroshye cyane buri iringara narwo rurimi rugira amagambo make unazo ubwo iringara ngo ndakwiyamye wavuga ngo kimwiringara kebana yo ubwo ndakwiyamye umubwi ngo kebana umubwi ngo attention yego umubwi tuse uzambwire papa wawe ko nzaza ku cyumweru bikoresha mwiringara umbwirire papa wawe ko nzaza ku cyumweru bikoresha mwiringara turebe yebisa papa nayo ke nagoya na dimanche nakokomera bino na dimanche kurumba kuna kubisemo n'agafarasa ryaringana ryacu ryari bigenda bihura bihura kena koya na dimanche okay ndagushimere kubera ko utangiye ikaze ku bakunzi ba pasamanase courage yaka ejo bundi ni kugana n'umusaza abambwiye defo zimwe na zimwe mu bituma urwo rwa rudakomera cyase ushobora kuba rwashingiro ruhirima arambwira ngo muri minsi ukwiyiba ngo aho uri kugenda aho umuceri uteretse ukaviduraho muke ukajya kugurisha
oya uzi ko unyibukije hari abagabo kera yabaga buza agacupa agacunga umugore adahaye agiye nko guhinga akadaha nk'ibiro nka 2 by'ibishimbo akaba ari inyabije akaba ari inyabije ku kabari. wowe ibintu wabyadukanye ute Yaka kandi umbeshye umusaza cyakora ni ukuvugagura ntabwo abeshya wowe n'icyakora bwo nukwenda tamika ibanga narangiza bikwibariza ngewe ibyo bintu byambaye ariko ntabwo ari cyane. None se niba we mfite agafuka nakuraho nk'ibiro 2 nta nubwo ari uvuga ngiye kunywa agacupa avuga ati noneho dufite umuceri dufite akawunga ariko nta burisho buhari batereka mfate ibiro 2 ngende mbigurishe n'inkura y'5 igihumbi kiragura imboga 500 nanjye nk'icupa ry'urubaho basugurisha nde uje uragenda kugusha muri butike uti munyihoreye umuceri ubwo se umuceri rindi utawugu nyine ugiye kugura umuceri buri kintu cyerekeye ntabwo wajyanye ibiro 6 ibeshya ntabwo ari 2 kandi ikiro kigusha nko kuri 500 wowe ikiro ni wa mucerega wo mu Tanzania niwo nari mfite. hanyuma se kutawujyanye umugore ahari uti rero urabona twabuze imboga reka njyana umuceri ndego twabona imboga nawujyanye ahari arega n'uwo muceri mwabantu ariho ntayeho nyarudindiri hano nawe umuhereye imbere ya kamera namuhaye ibiro ahubwo umenya ari wowe nguwo bavuga oya ngo ugiye kugusha mu gashyikiro ukubita mu kamverope no mu gakapu ahubwo hari ikintu abantu bari kuvuga aje ngasanga wunyagije mu nzu ati ni iki cyawupfumuye kumbe ngo wagira uri kunyagirika ntiwayibona oya ni ukuvuga ngo ibyo byo bibaho ariko ngewe rwose ibyo bintu wenda byambayeho rimwe hari ikintu abantu bigeze gukina muri ubwo buryo umugabo agiye kugusha ibishyimbo umugore adahari we abihisha mu buryo bwose bushoboka buhisha utabigenje ati yafashe bote ntuzireba hari ukuntu bafata bote bakayipfunikiramo indi weragiye yabisuka muri bote apfunikiraho indi agenda yifite kwa kundi umugore ageze ngo bite iyi bote yarashize ngiye kuyikoresha ngiye kuyisudiza bote ubwo se yacitse ryari ngo nyine ngo naraye nkandagiye umusumari ngiye kuyisudiza neze ko ari imwe indi uyijyanye kugira iki ngo nyine nanze aramurimanganye kwa kundi sinzi ko umugore yaje kumukoma atari we nkanabona byose bimenetsaho Yaka ariko wenda tugenda wowe ko byakubayeho kubera gushaka uburisho ariko byarakubayeho kubera gushaka inzoga bibaho nta nibyo nakoze nuko tugiye tugira ngo twibukiranye ibintu bya kera hari ibindi bavuze ejo bundi turi mu kiganiro kuri Xelaje ngo yakamwana ngo ntabwo ukwiye ngo kugera ibiryo ubundi ngo niba wahashye uba ugomba kureka ngo umugore ngo agateka ngo ntabwo uba ugomba kumukontora ku nkono ngewe buriya niyo dusaba atetse agiye gukaranga nk'ibiryo mba ndi kureba ku mavuta yego ndavuga ati reka gukoresha amavuta menshi amavuta arahenda uziko wenda tuvuge gukaranga imvange y'abantu babiri ntabwo bari imvange nyinshi ubwo wakoresha amavuta angana gutya wowe se ateka hari umubwira ayo ni menshi ayo ni make ntabwo ni menshi reka gushyiramo amavuta menshi mugomba gushyiramo utuvuta dukeya amavuta regara nahe ejo bundi mperutse gutaha nsanga hatekeye abashyitsi ifiriti naheruka kurya ifiriti tambwira gute abashyitsi baza hano bakarya ifiriti n'inyama ibyo nabyo nzovu yarabimbwiye naheruka kurya ifiriti bimeze bityo ariko umushyitsi akurisha imbuto umushyitsi ni umuntu wo kubahwa umushyitsi ntabwo azaguma aho ngaho ugomba kumuha byiza akigendera kandi umushyitsi azana umugisha ibyo ni byo byamahane oya wabimubaje bakiri aho oya ari nyine twari turi kuganira ariko ari ugutebya nyine kugira ngo turyoshye ikiganiro ariko nanone ntabwo bagomba kurya neza kundusha kandi ari burya akigendera oya baraje ngo nabakobwa ngo niba bariganye abakubita ifiriti abagurana bino bifanta binini sha bibiri ibi bino bya plastique se oya bino bya binini buri muntu bibiri ko nabo bazi kunywa umuntu wirika fanta ebyiri hari abakaze narumva avuga rero dusabe umugore mwiza ntabwo nge nkunda abashyitsi nje kuzya baza bakansahurira urugo dore amavuta mwayamaze sukura amavuta ari guhenda bari ifiriti bakubise fanta ebyiri ubwo se nibahora bagusura gutya bagusura buri munsi ibyo bintu bizava byo kugaburira abashyitsi buri munsi none se ubona kubaza abo bashyitsi ba buri munsi bo baza nta kintu bazanye wa mugani wawe
cyari umuntu yasuraga urugo rw'umuntu akagira ikintu agendana kaza yikora yajya no gutana akaba wagira ikintu isubizamo none bapfa kwizira gusa bakiri abakobwa bakabaza kurya ifiriti yawe n'amavuta n'ibirayi ngo dusabe ngo abonye umugabo mwiza ngo umugabo agufashe neza bakarya ifiriti bakanywa fanta ejo bakagira fanta ebyiri biriya bifanta binini kimwe iyo nyweye kimwe ariko byo turi babiri yego abashyitsi bwo urugo ni urugendwa ariko nanone hari abashyitsi aba ari abashyitsi wenda tuvuge ari nk'abashyitsi baturutse iwabo wadusabe bo muri famiye y'iwabo cyangwa se wenda ari nk'abashyitsi baturutse muri famiye y'iwanjye wenda aturutse kuri wari uri umushyitsi naho babandi biganye bamwe birirwaga bakina muri karitiye banganaga bo kuza bakaza gukinira mu mafiriti yanjye oya ese bundi yaka iyo abashyitsi bamusuye bamwe batakuzi cyangwa bakuzi gusa ku mbuga nkoranyambaga batarakubona live iyo bahageze akagupresenta ntabwo ubona bari kunoshana inzara bati dore umugabo n'uyu cyangwa ati dore n'inturire aho oya dusabe hari ukuntu nageze kumwohereza iwabo banagenda ibuno yarifunze yambaye neza umusatsi rero nawe utonoye neza bawugize neza bana yagezeyo rwose ngo twana biganye utundi dukobwa twari mu rungano ati sha mugabo ufashe neza usigaye usa neza ibintu nk'ibyo araza amasitori ukuntu byagenze numva ni sawa ariko nanone abana biganye ntabwo bajya baza gukinira mu mavuta yanjye ubuto burahenda amafu bimubwire rero ababwire nawe oya rwose dusaba abo bana hajya haza umuntu uje kugusura wo muri famiye ugaragara ari umuntu mukuru nawe abo bana mwiganye baza gukinira mu buto burahenda yakamwana rero nuko Nzovu afata umwanzuro mwiza areka indaya zose n'ikindi utamenye kandi mbona nakibonye icyo rero simbizi Delphine yeza kuvuga ngo Nzovu yamuteye inda ariko ejo bundi aza gushyiraho umucyo ko ntanda yamuteye ngo re yikanze yipima nabi agira ngo aratwite ati ubwo ntwite buriya nta wundi n'Inzovu amaze gusuzuma neza asanga ntanda atwite ibintu bivugaho iki ko Nzovu yari yishyizemo ko banamubeshyera n'ubundi Delphine akayinsista avuga ngo ni wowe ikintu ubundi nkawe nkayaka mu bushobozi bwawe wowe ukivugaho iki icyo nabwira Delphine we gushyiraho Nzovu inda Nzovu n'ubundi ntacyo yamumarira n'umuhiri kuko Nzovu nafite abana bane se none se abibuka ryari arabikora kubera ko ari mama Sandrine ni nyina w'abana ubwo ugiye kumbwira ko n'uwa Delphine azamuhahira kandi ubu ntayirimo Delphine ashyizeho kuri ngo yari yaribeshye ngo kwari ukumubeshya muri make kwari ukwibeshya sha umukobwa rwose wo Nzovu azatera sha ufite ibibazo ari Nzovu ateye inda nayo akayitera utashyize mu kwibera nkorera icyegeranyo cy'abo bantu warera ninde wo byananira ninde shinge narije ngotese narije Zimwe yaka ntukumbe kumva yakari umuntu wanakubeshye nibura wowe ntabura kubeshyira se bamugana oya nge dusaba zambyarira umwana nyine mu buzima bwawe nta nugeza kubeshyira nta nugeza ari wambeshyeye ryari ari wambeshyeye bunari Rusizi vuba ngaha mu gihe cyashize buri wa mudomye nyine namaze w'igihe ariko yari asanzwe acuruza umubiri nza kubyanga ndabihakana ariko kuko ntabwo yari ngewe we yashatse kunshyiraho umwana ndavuga ati ntabwo byashoboka ko n'ubundi usanzwe ucuruza umubiri wabwiwe n'iki batari bo waravuze ati ubwo muri make uko wagiye mu kibuga ugakina wahuye n'abakinnyi bagiye batandukanye ntazo wamukubise umurundi akawuvuna ntazo watsinze icyo gitego yego mwanzuki yaramumbeshyeye kabisa byarangiriye he byarangiye byanze ahita asubira iwabo ubari iwabo mu rugo niwe yabyariye yaka ugeze utwikaho amakara oya ariko nabonye n'abantu bayatwika bakomeye ko byakorwaga bite amakara bafata inkwi zisanzwe bakazirundanya ahantu gutya bakazirunda ahantu hamwe barangiza bagashyiramo umuriro munsi
barangiza bakarunda itaka hejuru uko mbyumva ngewe. Yaka ijambo VUP ujya uryumva? VUP mu magambo arambuye ni irihe? ntabyo nzi kabisa. aba nkubeshye ugenekereje se VUP ni VU na P. Wese VUP mba ubundi yari ishinzwe iki nako ishinzwe iki? Imaze iki mbwira ibyo? ntabwo nakubeshye kabisa cyane ntabwo nyamatana n'ikintu. Hari ugeze ubona se basobaye ati bari abantu bari gukora muri VUP? Iyo Sante wenda hari ahantu hakozwe na VUP? Iyo VUP narayumvaga ariko ntabwo nize nyitaho cyane. Wigeze uyikoramo? Oya. Biranze. VUP bivuga Vision 2020 umurenge program. Kiri cya cyerekezo cya 2020 cyo kuba cyahangana n'ubukene kumaraho ubukene mu murenge mu mirenge nyine. Iyo VUP yabaga iri mu mirenge yagaragayeho ubukene kuruta iyindi. Bakabakora amaterasi y'indinganire bakagira abahawe amafaranga ya direct support bamwe badafite imbaraga zo gukora bakabaha amafaranga nabo. N'ubu ndakeka VUP hari mu mirenge imwe n'imwe ariko Yaka bukuma ngo imisozi n'udusozi yumva nk'indirimbo imisozi n'udusozi bituragare byishime sibyo? Imisozi n'udusozi mwini bitandukanira he? Ndumva imisozi ari imisozi nyine miremire cyane none udusozi akaba ari udusozi dutoya turingana tugufi. Kuki se akantu bemeza ko ari agasozi ntibakemeza ko ari umusozi bagendeye kuki? nyine urabona hari imisozi miremire kabisa usanga ari umusozi miremire ariko ukabona nka kariya wenda tuvye kare hari hakurya karabona ko ntabwo ari karekare cyane kare wakita agasozi. Ariko hari undi musozi ubona nk'uyu wa Jari cyangwa nk'uyu wo kwirebera uvuga ni umusozi muremure ntabwo ureshya na kariya kara ni agasozi. Okay. Yaka umugabo uramuzi utiri umugabo akayira n'amabere abiri mbwira akamaro k'amabere y'abagabo. Akamaro k'amabere y'abagabo ntako ngo nta na kamwe. Yambwira ariko ese nzi ko umugore arunze ese umugabo yunsa ndabe mabere nayiki nyine ubona ntacyo atumariye mbona ari ntacyo wanayakuraho rwose. Bari zikayakuraho mu bishoboka wanayasiba rwose umugabo akagira agatuza gasanzwe nta mabere ari none usanga ngo amabere y'umugabo amasiki tabizi se burenge rwose Imana ni inayakura nge mbona ntacyo amaze. ahubwo hari abagabo njya mbona tuvuye nka ba Gasuku usanga afite amabere nka hari n'undi tipe bita Fisi Nyamunini. Fisi Nyamunini yambaye isutiye ukamukirara Nyabugogo hari abagore benshi arusha amabere manini ariko nibaza icyo amaze bikanyuma. Okay, ntacyo amatwi turi ko yareba iki kinyuma hakaba n'ugutwi indani nyine mu mubiri ikinyuma kitari ibi bimaze iki ngaho mbwira ibyo bimaze iki? Ibyo ngibyo rero nabyita ko ari nk'awuzingi y'ugutwi kugira ngo wenda ugutwi gutapfa kwinjiramo imyanda myinshi ko ari imyanda ishobora guturuka hano inyuma hanyuma mu mazuru kitajyamo hari ikihatwikiriye ko mu mazuru hatari ibintu bitwikira amazuru ariko nawe hari ukuntu hakava ari inzu kurimo gake uko yo kino kinyuma n'undi hasigara ni umwenge nk'uko mu izuru utangira ari umwenge none mu izuru bitanyara ari umwenge winjira nta kindi cyatwikiriye uku gutwi kuko kumaze iki kino kinyuma ko gutwi ngiye nkubara nyine nk'awuzinga. Iyo tuvuze nk'ikintu kimaze iki n'iki dushingira tuvuga ngo kidahari byagenda bitya ni ukuvuga ngo ikiboro nk'ubu tuzi ko bino bitse iki ibi runo ruhu ruri ku jisho rudahari watokorwa
umuyaga wanyuza ukinjira ku jisho wakabaye iyi ni protection y'iki twita ijisho cy'ikirahure mbese kirimo ariko no nk'iki kintu iki kimaze iki kidahari twahomba iki nacyo nyimbara nka kava ngewe gikava inzuki uwo mwobo undi kurangaye gikava inzu wenda ibiyaturuka inyuma nese bituruka imbere se bitangirwa ni wenda aho ngaho ntagihari ariko Imana yabonye hano inyuma ari haturuka byinshi ahubwo atereka mbe mashyira akantu basi ntacyo ibi bintu bimaze iki icyo bita ibigohe ibitsike ibi ubu bugwe bwo ku maso iki kintu mani gifite akamaro kenshi uzarebe iyo uri koga nko mu mutwe amazi yari kumanukira mu gutwi aca hano inyuma aca hano inyuma urumva ko kandi amazi buriya iyo agiye mu gutwi amazi nk'ariya y'isabune uba wasize mu gutwi ni ibibazo ushobora guhita urwara umuha wa danje cyangwa ukarwara n'ibindi ibyo biriya ni ibibazo birigaragaza gifite ikintu kimaze iki kiboro ngaho mbwira akamaro k'ibitsike ibitsike nabyo bishobora kuba bikavaringa nk'ayo mazi aba aturutse hejuru kugira ngo atajya mu jisho ni protection itangira imyanda iza mu jisho nicyo bivuze ngombwira incakwaha zimaze iki nta na kimwe nyamvaye seriye ncakwanjye ndi kubona nta na kimwe none se tukatujye n'ahandi na wa musatsi wo hasi hahandi ku bagore no ku bagabo wa musatsi wira hepfo muri Afurika y'Epfo mu ngoro ngari muri musatsi umaze iki kwa gutera umwana oya naho ukumira imyanda yose akaba yinjira hari ahantu no ku mugabo se kuko urabona nk'ushobora kubira ibyunzwe prince byunzwe rero hari aho hariya niho ntabwo ugomba kuharenga ni ukuvuga ngo ibintu byose nta kintu Imana kize ku mubiri w'umuntu kidafite akamaro incakwaha sizo zishobora gutuma wenda ziba zidahari n'ibyo ntekereza ushobora kuba wababuka kuko hafatanye hahora hafatanye nk'uko baba babuka uretse nanone ko iyo zidakorewe isuku kuzikora isuku zikaraba kugira zitazogosha zihinduka umwanda ahubwo arizo ntubizi tunakebura abantu rwose bazitereka ugasanga ibi bicaka byabaye umuhondo uvanzemo n'umweru biraho ngo birimo ivu n'ifu n'akawunga icyarimwe usanga umuntu handi ni umusirimu yazamura ukuboko ndapfuye urabona mbere njye narashaka umugore hari igihe namaraga nk'icyumweru najya muri dushe wibeshya icyumweru kikarangira rwose utaroga na rimwe ntaroga nkaraba mu maso gusa ubwo se mu ngoro ngari ubwo urumva byabaga byakomeye ubwo baga wicaye ahantu bakabona isazi zatanye kuza icyumweru cyose mani seriye pe ubwo buyesha bwawe ugenda ubukubakuba mubwira bamara n'ukwezi bandise barahari umuntu umara ukwezi atoze na rimwe yamaye kumwese n'abiri egera ku ruhande seriye pe bakaraba mu maso gusa nuko icyo gihe uwo bagumiza noneho ari ukuntu nakoraga nko mu kwaha gutya nka derede urabona ko akunda abantu bakaraga umusatsi hajemo nka twatuntu kubera iki umwanda nyine waragiye ufatana n'incakwaha hagenda hazamo utuntu tumeze nka derede twatuderede tugufiye reka wigeze urwara hinda cyane rwose n'amavunja duhere ku nda zo mu myenda wazirwayeho ryari inda narazirwaye urabona nakoze icyo bita rikurutukosi rikurutukosi nta muntu wabaye rikurutukosi ubajije n'abasirikare umuntu wagiye kuri rikurutukosi mu gihe cya kera utararwaye inda mu nyata uwafunzweho umuntu ugeze gufungwaho ntabwo wambura ngo ntanda yakugezeho wenda nubwo atari bose hari abafungwa ndavuga nyuma bisanzwe muri ubuzima wari urimo cyagiye bwo utoga n'iki ugeze uzirwaraho oya ntabwo nigeze ndwara inda nigeze ndwara inda ahubwo inda ngewe nazirwaye nkiba mu gisirikare cya Kongo kubera kwambara umwenda umwe kuko muri Kongo bashobora gupanga inifomo nka nyuma y'imyaka 2 n'itatu igashira nta inifomo ibonye nyuma cyo wazirwaye ukiri muri ako kazi nyiri muri ako kazi mu buzima busanzwe ugeze uzirwara amavunja barwaye ryari
amavunja nayarwaye kera nyiri umwana. uri umuhiri wibereye uri umuhiri bana kuko ngiye navukiye ahantu mu giturage n'ubundi nambaye inkweto ari uko ngeze mu mujyi wa Goma. aho wambaye inkweto nambaye inkweto nize no gusitara rimwe urwara ruvamo rugwa nk'iri ndabyibuka nicara mu muhanda ndarira njye nibuka nkiri umwana no gusitara urwara rukavamo buriya nta kintu kiryana nk'urwara buriya nushaka no kubabaza umuntu yanze kukubwiza ukuri uzafata ipensi ujye ukuramo urwara yari kose uyu nabikora byeze bikubaho ntabwo byeze bimbaho ariko hari abantu bimwe bita ngo ni torutire wafashe nk'amatekwa nka za mfungo z'intambara ushaka kumukuramo amakuru yanze kuguha amakuru umukora icyo bita torutire mpaka akubwiye ndi ntabwo ari byo ariko uri umusaba wabikora wowe ntabwo nabikora ok shaka karimbo kamwe dusoza rero karimbo kamwe kaba kimana se kaba ako mu buzima bwawe bwa buri munsi waciyemo ni iki dusoza iki kiganiro kiryoshye muri ubwo buryo gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomangorogi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data niho gusa hasendereye amahoro ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana nabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi tumenye yuko aho tujya hose yuko gusenga kugera ku Mana Data. Mwakoze.